kumesa tumeshesha imashini, ntabwo tumeshesha intoki, ni imashini zikora. No guteka duteka kuri kwizinyeri, ntabwo duteka kuri gaze. Ibiryo by'inangaha byo ukurikije ibiryo byabo ari byo uhashe, igitoki ikiro ni amafaranga 100 bihuye n'ibihumbi 20 by'u Rwanda, cyangwa se hari ikigura 75 85, ukumva biri gukabakaba mu bihumbi 15 ikiro kimwe. Bituruka naho wagisanze, bituruka n'ukuntu kimeze. Ibiryo turya rero mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora film, nta watekerezaga ko byagira hangaha hose. Ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa, n'abakozi b'amateleviziyo, niba rwiyemeza mirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com, cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigiraho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online. Imibereho myiza n'iterambere ry'umuryango ni imwe mu nkingi za mwamba zikomeye cyane no gusigasira umuryango mwiza n'ejo hazaza. Ikiganiro Inzira y'Amakobwa cy'uyu munsi turi kumwe na Niragire Uwineza, aratuganira urugendo rwe kuva mu ntambi yerekeza ku mugabane w'i Burayi mu gihugu cya Denmark. Turabibutsa ko Inzira y'Amakobwa umuryango urajwe ishinga no kwigisha, guhugura, gutanga amakuru ndetse no kwimakaza umuco w'ibiganiro bifunguye ku bintu byose bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, kurwanya inda ziterwa abangavu, kandi duhangayikishijwe bikomeye cyane ari nako turwanya tukanahangana bikomeye cyane n'ubwandu bushya bwa virusi itera sida, kurwanya kandi ihohoterwa iryo ari ryo ryose rishingiye ku gitsina, ndetse no kwimakaza umuco w'ibiganiro bifunguye hagati y'ingimbi, urubyiruko, ababyeyi bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Byose bikorwa hagamijwe kugira umuryango mwiza uzira ibibazo bibangamiye ubuzima bwiza bw'imyororokere cyangwa se n'ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Nitwa Daniel Byiringiro. Mu kiganiro Inzira y'Amakobwa, Niragire aratangira atwibwira mu kiganiro cy'uyu munsi. Uwineza Niragire, abantu ntuye mu gihugu cya Denmark, abankomoka i Kongo, nari icumbitse mu Rwanda mu nkambi ya Gicumbi. Denmark rero ni igihugu cyiza cyakira abantu b'impunzi uza mu rwego rw'ubuhunzi. Denmark yigutomboje, umwaka ni mwinshi kuba watinda aho ucumbitse mu gihugu cy'u Rwanda. Iyo bagutomboje bagukorera vuba, umwaka n'igice cyangwa umwaka uba wagize ahangaha. Ntabwo ari igihugu kivuga ngo niba wahura n'ikibazo ngo umuntu yapfuye mu mubare bari basabye ngo abandi ntabwo bakishe ngo basubire inyuma ngo kuko havuyemo umwe. Oya, bakomereza kuba bafitemo aho kanya, bagakomeza ko umubare usigaranye bagahita bakuzana. Ni igihugu gikorera imbere cyane. Bagutomboje bagutomboje aho kanya bagukorera bona vuba, igihe baguhaye nicyo unagererayo. Mu kugera mu gihugu cya Denmark, ikiza cyaho ngo nuko iyo ufite abagize umuryango cyangwa se umwashakanye, ari uko bakorohereza kugira ngo abe yagusangayo mu gihe ugiye ku byangombwa bigaragara ko koko ari iby'ubuhunzi kandi biciye mu nzira z'amategeko, cyane cyane zagenwe na UNHCR, ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibijyanye n'impunzi. Ngera kuri Denmark nk'abantu baje basize abafiyanse babo mu Rwanda, bagerageje kubafasha babashikiriza abagabo babo.
hari abakobwa baje bafite abasheri basize mu Rwanda, bageze hano barabadekarara barabazana. Umwaka ni mwinshi kuba bashije kuba baremereye, kandi uwo ari we wese waje afite icyo gitekerezo bamugejejeho umugabo we. Ni igihugu cyumva ikibazo, ni igihugu kitiringagiza ikibazo. Mu bijyanye se na communication cyangwa se no guhanahana amakuru mu gihe bamaze kugera mu gihugu cya Denmark, cyane cyane ibijyanye n'ubuzima bwa buri munsi nko guhaha, gutembera, ururimi bakoresha bigenda gute, bamenya gute ururimi rwaho? Niragire araza abidusobanurira mu buryo burambuye. Nanone eze hano ku kibazo cy'ururimi bagumutoruka ugusobanurira. Urugero nk'uko banyakiriye, twiga ko dufite abadufasha 3-4, natwe twari dufite 4, ariko hari igihe ikigera umwe akagenda hagasigara 2 n'umutoruka wa 3. Uvuga mu Kinyarwanda, umusemuzi akavuga mu rurimi rwabo rw'Urudanishi. Igihe kigenda kigera rero ukagenda wumva duke duke. Kuko naje mfite umwana w'imyaka 13, hari ahantu bamujyana kumaza yimenyereza ururimi, yamara kumenyera bakongera akamushyira mu babo bazi ururimi, akagenda gutyo arumenyera. Ko twageze hano kuko ntabwo yarahasobanukiwe, tagisi batinya yajyaga kumufata ikamujyana kwiga kuko hari kure. Ubwo rero amaze kumenyera ururimi rukeya, hari ibizamini baguha, bamujyana mu babo, ubwo ariga nuko kugeza arumenyera, akabavuga Icyongereza, akavuga n'ururimi rwabo. Ikibazo cy'ururimi rero kugira ngo urumenye uba mu cyiciro cya mbere biturutse naho wagarukiye mu ishuri. Ako ukurikije ururimi rwa hano ntabwo bigendera kuba warize, bigendera n'ubwonko bwawe n'umutwe wawe uko ufata vuba. Ikindi bakujyana muri pratique, bakumenyereza abantu bakora binahangaha, bakakumenyereza mbese abantu binahangaha. Ubwo rero kugira ngo ubone akazi bituruka naho wakoreye pratique n'ukuntu babibona, ubwo amanota yakura muri pratique. Ubwo rero n'ukumva gakeya mu rurimi, umaze kumenya gakeya mu rurimi babasha kuba bagushakira akazi gaturutse n'ako ukunda, gaturutse n'ako babona ushoboye. Ubuzima kandi bukomeza nk'ibisanzwe. Aha twagize amatsiko yo kubaza Niragire ibijyanye n'uburyo bwo guhaha cyangwa se kwishyurana amafaranga. Ese mu gihugu cya Denmark bikorwa gute, cyane ko baba bavuye mu bihugu bya Afurika bikoresha uburyo bumenyerewe nk'ubusanzwe, kwishyurana kuri telefone cyangwa se n'uburyo bwa gakondo bwo kwishyurana mu ntoki. Ese bo bagiye ku isoko bahaha ibyo kurya gute, bigenda gute? Jya guhaha ntabwo ari nko muri Afurika ngo urabaza igiciro, ugenda ukabifata, bakwereka amasoko, ukajya bakumenyereza gahoro, bakakwereka ukuntu bishyura, ukoresha agakarita cyangwa se amafaranga mu ntoki. Rero nkatwe twabaga tugiyeyo tugahaha bikeya, ko twabaga tutarakamenyera amafaranga, tugatanga amafaranga, twabaga twitwaje amafaranga menshi ku buryo bari tubwira ngo bakatwereka ko ntayo, mbese bafite amasinye ubwawo bahita bamenya ko nta rurimi rwawe uzi. Iyo mafaranga abaga abaye makeya wajya gufata andi kuko baba witwaje menshi. Kukugarurira rero hari akantu kakugarurira, ntabwo ari wakugarurira. Ibiciro by'ibiribwa ku masoko ngo bitandukanye cyane n'ibyo muri Afurika. Hari aho yatubwiye ko ushobora gusanga ikiro cy'igitoki kigura mu bihumbi 10 cyangwa se muri 20. Aribyo agiye kugarukaho atuganirira ku buryo burambuye. Ibiciro by'ibiribwa ku masoko biba bihagaze gute aho muri Denmark? Ibiryo by'inangaha byo ukurikije ibiryo byabo ari byo uhashe, igitoki ikiro ni amafaranga 100 bihuye n'ibihumbi 20 by'u Rwanda, cyangwa se hari kigura 75, 85, kumva biri gukabakaba mu bihumbi 15 ikiro kimwe. Ituruka naho wagisanze, ituruka n'ukuntu kimeze. Ibiryo turya rero nk'iby'iwacu, haba umuceri, haba kawunga, ariko cyane cyane indishyo yaho zikunda kuba ari inyama, ko n'amashara hari, imboga zihari, n'ipinari n'amashu, ibishyimbo birahari, n'igitoki n'imyumbati birahari, byose birahari, ariko nawe urabyumva bigura amafaranga menshi.
mu mibereho y'ubuzima rusange, mu bigize imibereho ya muntu muri rusange, ese byo babikora gute? Turavuga kwivuza, iyo bakeneye gukora amasuku bamesa gute, iyo bakeneye guteka batekesha izihe nkwi, n'ibyo agiye kugaruka Niragire agaragaza ku buryo burambuye, atwereka ko muri Denmark bisa naho biteye imbere, barira ko n'ibindi bihugu byo muri Afurika baba bamaze guturukamo. agakarita twivurizaho nk'uko no mu Rwanda baba gafite ka mituweli. Ako gakarita rero ujya kwivurizaho waba ukiri mushasha, akaba bagufasha kugushakira umutoroka, ariko iyo umaze igihe uba urirwariza. Ako gakarita rero kameze nka mituweli, ariko ubonana na dogiteri mbese nta kibazo, ntabwo bakwaka amafaranga. Iyo umaze kubonana nawe dogiteri akwandikira imiti. Iyo miti rero ugura ku mafaranga ukuyemo kofi yawe, ariko iyo ugiye kubonana na dogiteri ntabwo bakwaka amafaranga, kandi mbere kugira ngo ubonane nawe uba utanga randevu. Kumesa tumeshesha imashini, ntabwo tumeshesha intoki, ni imashini zikora. No guteka duteka kuri kwizinyeri, ntabwo duteka kuri gaze. Ingendo muri Denmark aho baba bari zikorwa gute? Usibye tere cyangwa se gari ya moshi, amabisi se birahaba? Ese umuntu ashatse kugenda ku giti cye cyangwa se ibyo bita private bigenda gute? Byo byaba biboroheye nk'impunzi ziba zaratutse muri Afurika bari muri Denmark, ese ko bigenda gute? Aragaruka nabyo abitunyuriramo muri makeya. N'ikindi cyongereyeho kuba uri muri puratike, si bivuze si wagura imodoka. Hari abo twasanze hano baba muri puratike bafite imodoka, rero ukumva yuko ntabwo wajya kugura imodoka amafaranga ataguhagije. Uko byagenda kose ni benshi bagira imodoka ari muri puratike, ariko cyane cyane abantu baturuka muri Suriya, bano barabo cyane cyane nibo bafite imodoka, ariko muri bene wacu ntabwo niho bari kugerageza, ariko ntabwo ari benshi cyane. Mu bantu twaturukanye mu Banyafurika ntabwo ariko babasha kuba bagera kubwo bufasha, ariko ibyo byose niko twatarabona ababafasha kuba bagera mu rwo rwego, ariko ntabwo bivuze kuba ufashwa utagura nk'ibyo abandi bafite. Buri gihugu kigira amategeko n'amabwiriza akigenga cyangwa se agenga abenegihugu ndetse n'abimukira muri icyo gihugu. Muri Denmark impunzi zije muri icyo gihugu bitwara bate? Ni ibiki bakwiye kwitwararika? N'ayo mategeko akwiye kubagenga? Ese igihe babona ko bashobora no kuba bataha bagasubira mu bihugu byabo babyifuje, hakurikizwa iki? Bigenda gute? Nabyo aragaruka abitubwira mu buryo burambuye. Rero iby'ingenzi byo wakwirinda hano muri Denmark, wirinda kwica amategeko yabo. Amategeko yabo iyo uhageze barayakubwira, kubera iyo ubonye utanabishoboye kuva amategeko yabo akwemereye, turenga no kubabwira ko ushobora gusubirayo kuko uba ufite uburenganzira, kuko ibyangombwa byabo bisa nkaho bataguha garanti ndende cyane yatuma utabasaba gusubirayo, kuko ibyo byose barabikubwira. Numva bikubangamiye uzabitumenyesha, kuko mbese ikintu cyose bagenda bakikubwira. Muri make ibyangombwa byawe bijyana muri Denmark ukimara kuhagera wenyine bikwereka kuba udafite garanti yo kuba hano igihe cyose. Biturutse rero ko ubibona, iyo ubonye ibyo ari kukubwira utabishoboye, usaba uburenganzira bwo gusubirayo, bakagusubiza mu gihugu wumva wajya ugashobora. Mu gihe cyo muri Afurika twarapana mu bintu, kuko nabyo iyo uhageze habigutebutsa, arakwiye n'ubona bitagushobokeye ufite uburenganzira bwo kutubwira tukagusubiza iwanyu. Kumva yuko kuko ibyangombwa byabo ari garanti y'imyaka 2. Imyaka 2 irangiye ujya kongeresha. Twari mu kiganiro Inzira y'Amakobwa cy'uyu munsi, aho twagarukaga ku mibereho iranga impunzi cyangwa se abajyanywe na HCR cyane ariko abari mu gihugu cya Denmark, aho twaganiraga na Uwineza Niragire watuganiriraga ku buzima busanzwe babamo, ndetse kuva bavuye muri Afurika bagera muri Denmark bigenda gute, bagerayo gute, babaho gute, imibereho muri rusange ibihagaze gute. Mwumvishe ko afite ibintu byinshi. Bashimiye cyane mwe mwabanye muri iki kiganiro ku buryo burambuye. Niba utarakora subscribe kuri no platform,
kandi ahantu handitse ngo subscribe. Turashimira cyane umuryango Inzira y'Amakobwa, umuryango wita ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, kwigisha, guhugura, gutanga amakuru yuzuye ndetse no kwimakaza umuco w'ibiganiro bifunguye hagati y'ababyeyi, ingimbi, urubyiruko ndetse n'abangavu, ariko ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, kurwanya inda ziterwa abangavu. Duhangayikishijwe bikomeye cyane n'ubwandu bushya bwa virusi itera sida, ari nako dutanga inama y'icyakorwa kugira ngo bugabanuke, kurwanya kandi ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ndetse dutera imbaraga abagore cyangwa se ibyo bita empowering women and girls, kubatera imbaraga no gushyigikira iterambere ryabo mu bikorwa bya buri munsi. Dushimiye cyane ikiganiro Inzira y'Amakobwa, naho ubutaha. ariko akaga kabaho rwose. ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye ngo rekamo amafaranga ngo twongere dukodeshe imyenda y'abageni ngo nawe yongera dufotore nk'aho birimo kuba. hanyuma se ubwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamico si uko kandi ubundi nakubwiye ntibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori. sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha. IBTC uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho, bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema, iti byiza bikeneye akanyuzo, ituzanira IBTC production. ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho, aho ntabwo ashakisha. ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga, urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose, egera IBTC production. kimwe nawe ufite ibirori wifuza ko bitazibagirana, cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo, nibavuga IBTC production uzumva ifoto ikeye ya yindi yivugira, iwabo wa graphic design na web design. ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro, mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC production ni i Kigali kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango wa 406. wanahamagara kuri 0788558094. mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora filime, nta watekerezaga ko byagera aha ngaha hose. ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa, n'abakozi b'amateleviziyo, niba rwiyemezamirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. impamvu nuko ubu bakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com, cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigira aho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online. ese we babasore bawe babona akazi bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ingaye. murumuna we ati nge nyihera make nge muri IBTC kwiga film making. ubwo uzi byabaye nyagucuruza amafaranga. murumuna we wiyigiye umwuga, ubu ni umukire, ni utunze imiryango. ngo uzashobora hanze. IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango 406. wanahamagara 0788554302 bitize ukajya ku rubuga wa eshatu akadomo IBTC Film School akadomo com.